Ariko Karo, abantu numvise bakomanga. Siko numva benda kuruca byandore bari bandi. Abana. Ntabwo wumva nta n'isoni nawe. Wagira ngo uri kurota wicaye aha ngaha. Kabona abo sinza bibo. Nakuseninza aha ngaha. Ese ni mwebwe. Muraho neza. Sashe sahipa. Nekari. Uraho mama. Nawe ugeze ino. Nageze. Ariko ni byari byose. Yewe ntabwo byari byoroshye. Imvura yatunyagiye. Murakomeye. Turameze. Yewe natwe turaho. Murakomeye. Ndabona mwari murasa neza tuba tumwirwe pe. Urebye turaho. Ndabona ntacyo mubaye. Ariko namwe murakomeye. Ukomeje kubyibuha. Ese ko bikomera. Ariko se hano hari Hope. Yarame. Hano. Se wowe. Ariko narumiwe ko uri kuza muri salon n'ibyo byogesho n'iki ntabwo ubona ko hari abashyitsi. Nihanga ntabwo nari twari abashyitsi. Arakana se disi mwagakuye ubonye kubaha. Ubonye kubaha buriya Disi kabubaha. Nabo mu miryango y'uyu nguyu ariko nyine buriya ni imfubyi. Disi abamarungu aho ndi yagiye ku ishuri. Yaba yagiye ku ishuri. Disi mwagize imana. Karakana urebye nakamubyara wanjye. Papa we yarapfuye na mama we arapfa. Ngomba ko tuzokara mu muryango wacu. Nyine urebye uyu mugabo akimara kumbwira ko uriya mwana ari imfubyi yagize ibyago. Nanjye narabyemeye rwose. Narabyemeye kumurera nemeye ko aza muri urugo. Umugore wanjye yabifashijemo. Rwose uyu mwana turamurera nta kibazo. Narabyemeye tuzamwita. Hope. Karame. Noneho ugiye kugenda kuri ya butike. Ya ndana rukuru. Hamwe tujya duhahira. Ndabona kwa wa mama. Urabona tubonye abashyitsi. Usane fanta ebyiri. Ese muramwize muracyakunda citro? Nawe uracyakunda citro? Uzane citro ebyiri. Citro ebyiri. Se kwamira hasa nabi mu zishyushye. Sawa. Ubwo babwire ejo ninjya kuri banki nzabahereza amafaranga ntibagire ikibazo. Nawe yakubuzaya baheje. Nta kibazo bagire ko ejo nzabizi. Oya ndabizi mumaze iminsi mu bibazo ngaho kubaza umwana ngaho amashuri y'iki gihe ni byoroshye. Hano nari mfite amafaranga reka azane 3 niyiwe kuko nagapfubye nako kaba kayikeneye. Ariko nawe rwose muri abashyitsi beza. Akira waguha amafaranga wishyure. Yego. Si ngombwa kwikopesha twasore gakera sha n'ubundi wagiraga ubuntu. N'ubu ndacyabugira. Ariko bose Imana igikuri. Gende bigenza neza. Noneho nta ariko n'ubu uracyagira ubuntu. Ndacyabugira pe. Rwose umugabo uzagushaka aza witomboreye. Niko bimeze pe. Cyiza cyane. Abashyitsi nk'aba rwose bari abantu beza. Yaza kudusura bakaniyagira. Uracyafite akazi? Yego ndacyafite akazi pe. Agasana aracyakandindiyemo ko muri iki gihe se basigaye birukana kubi. Ariko ngewe Imana iracyandinze pe ndacyakarimo. Yewe. Naho ubundi ubunanye sigaye ndi mama w'abana babiri. Ntabwo akiri umwe nawe yavuye ku ishuri rwose asigaye abona umuntu baba bari ariko Karofa hise ureke kubyiga abashyitsi ngeno wicare hano. Ngeno wicara aha ngaha. Ibyo mvuga byo nicyo. Yavuye ku ishuri asanga nyine Hope nawe ahari. Ubu ni babiri. Ese ni byiza. Byiza rwose.
wacu amaze gukura abaye inkumi yewe avuye mu cyaro adusetsa azana agafunguzo hariya mu kabati. Yo uriya mwana se buriya mwashoboye kumushyira mu ishuri? Wapi ariko nyine twararibonye ejo azajyayo. Reba ishuri twararibonye ejo azajyayo. Kandi urabizi ko amashuri y'iki gihe nyine y'abana birakaze. urebye nako twabiganireho n'umugore wanjye ariko ntago yari yajya ku ishuri, ntago ishuri twari twarishaka ariko tubirimo turimo turabitunganya n'umugore wanjye ariko ntabwo yari yajya ku ishuri. Nuko ubundi byari bimeze ariko turacyarimo kubitunganya. Sheri rero ngwino nkubwire ngwino gato mu cyumba tuvugane. Niko ntabwo nakwemeye kujya uvugira imbere y'abashyitsi. Ako sinkoze ikintu. Ntabwo nakwemye, nta soni abashyitsi bawe bari muri sauna nawe ukavuga utangira kuguruza ariko se koko umva Nabaga gira vuba bari abashyitsi mwaramenye ikibaye hano kandi bifungwa kasi urugo mabuja ariko se nta nubwo ujya wihana abantu. Ndabikora kandi dusubire muri salo useka ntibamenye ikibaye, dusubire muri salo useka. Ewe naho ubundi ibintu byose bubire kugenda neza. Meze neza rwose. Uriya nawe buri ishuri aziga muzasanga ejo bundi yabaye na minisitiri ntawamenye. Si ibyo se kandi abana nka bariya bakunda kugira ubwenge mu mashuri. Bo bikinisha kuvuga ngo ngo yaba minisitiri washiduka abaye we pe. Yewe yaba minisitiri da cyane ibyo byumva nibyo mu rugo byo bimeze nk'ibyabananiye. Bagira ubwenge mu rugo bikunda kubananira ariko mu ishuri bagira ubwenge bita ku masomo cyane. Nanjye hari uwo nzi Lisa ameze kuri ariko yaje kuba umuntu ukomeye yabaye minisitiri nk'uko wabivuze neza. Ari agapfubyi baramurera kwa nyirarume neza nk'uyu neza aza kwa minisitiri abagirira akamaro. cyangwa n'abateranye. Hari utwo nari mpugiyemo Agari cyane mata size gitunganya Birimo yarase. sanze muvuga iby'abana ariko umwana wacu ari mu ishuri ari kwiga, murabizi nyine ko yatsinze. Yaratsinze twavugaga kuri uriya hope Bari kuvuga ngo Hope ngo basanga ngo abaye minisitiri. ntawamenya burya ubuzima umuntu yaciyemo ntaho buhurira n'icyo azaba cyo. Action. Ariko Hope cyane isoni ugira uratinyuka ukamwafanta umwana wanjye uzi ko agiye ku ishuri. Iyo uri mu usanga niko iyi fanta umwana wanjye agomba kunywa avuye ku ishuri. wicara ku ijerekani yanjye uzi ku ijerekani none kubera ko utabigura fata ntabwo nzongera. reba wicaye ku ijerekani igiye kumeneka njye reba umva nakubwiye ukaba wigeze mu nyakiga wumva washimitse igitsinaje banguri bashyize baje bakati ariko ubundi ni umuntu tubana ese ni umuzimu wanjye kukugendamo mbimenye ndabona nk'ibisobanuro genda kukubaza
ni umuzimu wa nyoko ukurimo none si iki ni igiki tubana hano reka nkubwire ikintu gisigaye ni uko nzakujyana kwa muganga bakagushyira muri moruge nukuri ntabwo nzongera hasonerere umva uretse nuko uretse kandi ayo mari uri kwiriza abashyitsi bari hariya ntibabone nayahanaguye si nkeneye amarira yawe urantera imbabazi ndi nyoko njyewe uzi ko nigeze nkubyara kora ibyo ukora hano hose isuku iyo wava uhita ujya kuvoma uzana amazi sinongera hano ndabona fanta y'umwana wanjye ngo kirayinywa ngo ama ngo barakiguriye uko suma ubona cumuye ikigo kuko ibintu byose mba nabikoze neza ariko ntabwo bajya bashima yaba mama na papa bari bakiriho bazi bagahina mfite ntanyongera nkatura imirimo yose ninjye bayanayikora ariko nabyo ntabwo bajya babishima sanze mwicecekeye namwe yewe kanange batera inkunga rwose ni duke ariko ni 50,000 basi muzamugurira ibikoresho Urakoze cyane. 50,000 harimo ibikoresho urakoze bihagije. urabizi ko nanjye ntakiburira nari mfite 15,000 ahangaha wongereranya rwose murebe ukuntu yajya ku ishuri hana yanjye yewe ndabona ibikoresho bigwije kabisa murakoze cyane rwose murakoze cyane Imana ibaha umugisha yego nawe kibazo rwose murakoze cyane agiye kuyiga amashuri agiye kuyiga oya nayihige turebe ko hari aho nawe yakigeza mu minsi iri imbere akiteza imbere turebe ko yakomeza akiga akiteza imbere nk'umwanya kuko birakwiye pe ubundi mugize ikindi kibazo mwatubwira twiteguye kubafasha uriya mwana ni uwacu twese ni umuryango nta kibazo rwose turi kumwe mwajya mutubwira tukabafasha nibyo rwose mugize neza Imana ibaha umugisha murakoze nawe niba muri uru rugo nigirangira abuze umunsi nanjye naruhuka nk'abandi bose urabona kurusha abakozi bo mu rugo bishyura Hopi umukobwa rero Hopi Mame ndabona wanzanira amazi yo kunywa ahari ntabwo ndacyashyushya andi yawe ushize hari ikintu nashaka kubaza ko kwigira hino tukicara tukavugana kopi Kerame maze iminsi witega ariko mbona igihe umaze waziye ahangaha nta byishimo ufite biriya ubiterwa n'iki kuko utishimye muri uru rugo narakuzanye kugira ngo wishime nta kibazo mfite hopi bwiza ukuri burya iyo abantu baganiriye nibwo uko
iyo kumaze kumenyekana nibwo umuntu agira umunezero kandi akishima. Ufite ikihe kibazo? Ako nta kibazo mfite. Nako nta kibazo. Basi ngewe hari ikibazo nguteza? Aya. Madamu se hari ikibazo guteza? Aha. None se kumbwira ngo nta kibazo ufite kandi nkajya mbona hari utameze neza harimo nayo nkabona niba ngusabye ngo umpe nk'amazi nkabona murandakarira. Gira ikintu umbwira kugira ngo ibibazo tubikemure. Gira icyo umbwira kugira ngo niba n'ikibazo ufite tube twagikemura. Ntabwo uzi se? Njye nakubeshye pe mfite ikibazo. Imirimo ya hano ya buri munsi ndakora ndananirwa sinshimwa ibiryo mabuje ndateka umuceri akangaburira ibijumba bidanatonoye bateka inyama akampa imboga zidakaranze kandi ari njye warushye mbiteka. Icyayi cyo reka da sinzi nuko kimera akuramo ndagiteka nashyira muri teremonsi mukakinywa mwenyine ngiye nkafata isafuriya natetsemo icyayi cy'amata nkashyiramo amazi nkapfa kunywa ibyo ngibyo. Ibiryo niyo ngize imana nkabibona mbirira hasi babimenera hasi. Ubwo se ni gute nabaho nishimye? Imirimo ya hano ndakora upandoza ndahaha ndavoma amazi amajerekani inzu nayo ubwayo ndayoza imyenda ya hano yose n'injyu yifura ibyo nta kibazo gukora ariko arancunaguza aranuka. Ejo bundi noneho ubwo yarancyuriye ngo ubanze ari abazimu ba mama bandi. Ubu koko mama sinzi ahantu bamushyinguye. Ubu mama niwe waje njya mu muzima. None se ibiryo se bo babitetse? Ni njye wabitetse. Ese kuki utabikuraho ngo birye? Ntabwo ubizi wowe. Rimwe yaramfashe nari mpfuye neza Imana niyo yatabaye yenze kunjomba icyuma. Umugore wanjye yarabikoze? Ihangane ndabyumva rwose. None se wowe wumva ari iki nagufashamo muri ibyo ngibyo? Nukuri kwima uzamumbarize niba hari icyo dupfa, niba hari icyana mukoreye basi musaba imbabazi. Ariko reka no kumbwira ngo mama ngo umuzimu we ni wundimo azi yuko bapfuye kunshengura bingana gutyo. Hope ihangane ibyo ndabyumvisha nzabigenzura ngiye ku giti cyanjye ariko sinzi nari icyo nabikemura ariko nzagerageza. Ahubwo reka ibyo tubireke. Aranyanga birenze kwemera. Hari ikindi nari natekereje buriya. Hari umugabo w'inshuti yanjye narebye ndavuga nti ubundi ko iby'amashuri byanze wagushakira akazi ko mu rugo ukaba ugakora hari ukajya ugira udufaranga winjiza ntibyagira akamaro. Ntabwo urabizi imirimo yo mu rugo nyikora neza kandi nkayikorera ku gihe kandi yose ntabwo nijena. Ukamboneye waba ugize neza byibura nkaruhuka intonganya z'umugore wawe byibura icyo gihe nagira amahoro nzi ko nanabikora hari amafaranga bari bumve. Ati byibura nanjye nkazagira icyo negeza waba ungiriye neza Imana yazakumembe. Uceceka ariko ntubibwire madamu. Ntabwo mbivuga noneho abimenye banze yanyica no mbere yuko ukambonera. Reba ibanga ryanjye nawe. Ntabwo nabivuga uzi ko n'umutinye nta n'ikintu navugana nawe. Ubwo ibyo madamu gukorera nzabikurikirana ariko nabo akazi ndaba ndi kugashaka ugenda wikomereje imirimo yawe. Urakoze cyane basi no kuba muvugishije binduye mu mutima nari narabuze umuntu nganiriza. Urakoze cyane.
Kosura uriya mugore nzamugire ne koko nagize ngo ni ngewe warenganye mu rugo njyenyine naho n'uriya mwana ararenganye koko birababaje ibintu bigomba guhinduka rwose Sister njye wahamagaye niwe mamagaye bite se ni byiza makuru ni meza wow